Ese nawe ujya wumva ibivuga kuri shitani, satani, shayitani, rusofero ndetse n'andi mazina nawe ugatungurwa? Uratangara se iyo wumvise inkomoko ye? Yewe nanjye nuko ndatangara rwose nkabura aho nkwirwa. Niba nta makuru bifiteho, tega amatwi wiyumvire iyi nkuru. Irajya gusoza wamenye inkomoko ya shitani, shayitani, satani, rusofero nk'uko abandi bakunda kumwita, ndetse hari n'abajya kure bakamwita abo badahuje nabo ibitekerezo, ubwo ngo bafite imitekerereze ya sekibi. Satani yabaye hate? Ese ni umuntu? Ni umumarayika? Ni ikiremwa kimeze gute? Hari nawe mperutse kumva bavuga ngo yari umumarayika mu ijuru. Ibyo byo sinabicaho akotso, sinabihagararaho, ariko tega amatwi wiyumvire inkuru kandi y'amateka yabayeho, cyane ko ibi bintu by'imyemerere ibyinshi bishingira ku mateka, nubwo biba bigoye kubona uwamenya ikirari cy'aho byaciye ngo abashe kuba yagira icyo abikubwiraho nk'uwari uhibereye. Tega amatwi wumve iyi nkuru. Muraho, ni Mr. Omar. Iyi ni Omar TV show. Ngo kera Imana yari ihari, iri aho ngaho yibereye mu ijuru ryayo, niko kwigira inama iravuga iti muri iriya si yanjye ibiremwa birimo byigize intakoreka byigira kariya kajya he? Niko gutuma abamarayika iti mugende mujye koreka iriya si. Ubwo nimvuga isi wumve yuko ari isi yo hambere ikiremwa muntu kitarabaho. Iyo si yo hambere ngo yiberagamo amagini ndetse n'ibindi biremwa, ariko hari n'ibindi bitabo bivuga yuko imbere ya Adamu habaga n'abandi bantu ku isi, ariko ibyo byo ntabwo tubasha kubimenya kuko tumenya guhera kuri Adamu na Eva n'abana be Gahini na Abeli n'abandi. Nuko abamarayika baramanuka, nk'uko muzi ko ari ibiremwa bitajya bigandira Uwiteka, baza gushyira mu bikorwa iby'Imana yari ibategetse. Bati turaharimbura, niko Imana Data yashatse. Baraza bagiye kurimbura, basanga hari umwana w'ikibondo, uwo ngo akitwa rusoferi, ariko bamubonye abatera impuhwe cyane. Basubira mu ijuru baravuga ati nyagasani, hariya hari umwana rwose ni ikibondo, ni igitambambuga, ese turaharimbura uriya nawe yaracumuye? Ngo bikavugwa ko icyari gitumye baza kurimbura isi ku biremwa byari biyirimo ari uko hari hagaye cyane hakomeye icyaha cy'ubutinganyi mu biremwa byari biri ku isi. Imana irababwira ati nimugende murimbure, uwo nawe ni umwe muri bo. Abamarayika baragaruka, barongera baramureba bagira impuhwe, nuko basubirayo. Imana irababwira ati nimugende murimbure. Basubiraho bwa gatatu nanone, Imana irababwira ati nimugende mumuzane ndebe icyo kiremwa muri kuvuga yuko ngo mutarimbura gihari. Nuko baragenda baramuzana, ariko twibuke ko Imana ibizi ikizaba, icyabaye ndetse n'ikiri kuba. Ubwo Imana yari ibifite umugambi wayo ntawamenya. Nuko bamaze kumuzana baraza, isi bayirimbuza umuriro, koko karahava, isi ihinduka ubushwangi, ihinduka ivumbi, ihinduka umukungugu, ivu. Nuko baramuzamura, umwana bamujyana mu ijuru. Kera kabaye umwana agenda akura, uwo mwana akitwa rusofero, ariko akomoka mu muryango w'amagini. Amagini ni nayo akomokaho n'amashitani. Ibyo nabyo mu biganiro byacu biza tuzabirebera hamwe, turebe aho igini n'ishitani bitandukanira. Ese ni bimwe?
cyangwa si bimwe. Icyo si cyo kingenza, ikingenza ni ukukubwira inkomoko ya shitani cyangwa sheyitani. Nuko umwana aragenda yibera mu ijuru, arakura aba umwe mu bandi baho. Bivugwa yuko uyu mwana yakuze mu ijuru agaragira Imana cyane, ubwo ngo yajyaga yubamira Imana, bigashoboka yuko ngo yubamaga imyaka 200 y'icyo gihe. Nuko kugeza ubwo mu ijuru baje kumwita ngo Abu Sajad. Abu Sajad ngo bisobanura ise w'abubama. Abu Sajad bikaba ari ururimi rw'Icyarabu. Nuko umwana ngakurira mu ijuru, yiberayo, arakomeza abayo koko. Imana kera kabaye igeraho iravuga iti, ndashaka gushyira ikiremwa gishya kuri iriya si yanjye. Isi yari imaze imyaka 1000 nta kiremwa kiyiriho. Nuko Imana ituma abamarayika ubutaka ku isi bwo kurema umuntu. Ariko mbere y'uko ibubatuma, abamarayika babwira Imana iti, Nyagasani, ugiye kongera gushyira ikiremwa ku isi, cyongere kiyanduze, kiyigomere nk'uko ibya mbere twarimbuye byabigenje? Imana irababwira iti, nimwoyayo, nimusigeho, njyewe imba nzi ibyo mwe mutazi. Njye ndebera hose icyarimwe, menya ikizapfa n'ikizakira. Ibyo rero nimubinkorere nk'uko mbibasabye. Ariko shitani ngo ikagira ubwibone cyane, yumvise yuko Imana igiye kurema ikindi kiremwa ngo kize babane mu ijuru, birayibabaza cyane. Ariko nta cyari bukureho umugambi w'Imana, ndetse ngo gikureho n'iby'Imana yateguye. Nuko abamarayika baraza mu isi. Imana ituma abamarayika musanzwe muzi, harimo uwitwa Mikayeli, hakabamo uwitwa Israfili, hakabamo n'uwitwa marayika Gaburiyeli. Uyu we muramuzi cyane, ndetse uyu niwe nawe wajyaga azanira intumwa n'abahanuzi ubutumwa, kugira ngo abatari abayisilamu bamuzi igihe yazaniraga ubutumwa umubyeyi akaba Mariya nyina wa Yesu. Kugira ngo abayisilamu bo bamuzi henshi cyane, kuko avugwa kenshi cyane muri Korani. Ibyo si byo byazinduye, usibye ko nabyo tutazabura kubisharuraho, ntituzabura kubicaho akarongo ngo tugire icyo tubivugaho. Nuko baraza mu isi, bazana ibyo Imana yabatumye. Mwibuka yuko ibi mbabwira ni ibara nkuru, ariko y'ibyabayeho ni inkuru nanjye nasomye, ahandi ngenda nyumva. Ntabwo ibi ndi kubabwira nanjye nari mpari, oya rwose. Nuko baraza benda itaka Imana yabatumye. Imana ngo yabatumye itaka ry'ubwoko 4, barijyana mu ijuru. Iryo taka ngo niryo njye nawe twavuyemo, nako abandi bamenyereye ngo ko ari ibumba. Iryo bumba niryo njye nawe twavuyemo. Nuko Imana yibumbabumbira umuntu wayo nk'uko isanzwe yikora utuntu twayo bucece. Imaze kumubumba imushyira hariya. Imaze kuhamushyira, shitani ikagiza ikamureba, ikareba icyo kiremwa yabumbye mu ibumba, ikayicanga, ikavuga ati si ubukoko iki koko. Nuko ubwibone bwa shitani butangira ubwo. Ndabibutsa yuko shitani ntabwo yari marayika. Shitani mbere hose yabaga mu isi, ndetse yibera mu muryango w'amagini. Rero amagini buriya ngo ni ibiremwa biremwe mu muriro, ndetse umuntu ngo ni ikiremwa kiremwe mu ibumba cyangwa mu gitaka, mu gihe abamarayika bo ari ikiremwa ngo kiremwe mu rumuri. Kiranga ibyo muranabizi kundusha. Nuko Imana imaze gutereka ikiremwa cyayo hariya, Adamu, nabwo ntabwo tujya mu buryo Adamu yaremwe ngo imyaka yamaze n'iki, ahubwo ndi kugira ngo mbibwire inkomoko ya shitani kuva abayeho kugeza ubu ari mu isi. Nuko Imana ibwira abamarayika iti, ngiki cya kiremwa nababwiraga, nimucyubamire. Shitani
birayibabaza cyane, ariko Adamu ngo akaba umugabo munini cyane ufite igituza kigaye n'uburebure bw'akataraboneka. Shitani ikajya ngo yinjira mu kanwa igahinguka mu kibuno. Iki inkuru zitubwira nta gishegu mvuze. Nuko Shitani yo yanga kubamira icyo kiremwa, ibwira Imana iti iki kiremwa ubumbye ukibumbye mu ibumba mbireba, none ngo njye ndacyubamira, ejo imvura nigwa ntikizashwemuka kikitimbura ku butaka rwose. Imana iti bikore nk'uko mbivuze, ninjye nzi ibizaba, ibyabaye n'ibiriho. Shitani iti reka njye ibyo ntago nabikora, sinakubamira rwose iki kiremwa cy'ikinyantege nke, njyewe mbumbi nkozwe mu muriro, ubwo se umuriro wubamiye icyondo? Imana iti nyamara Shitani uransuzuguye rwose, buriya rero ndaguca mu ijuru ryanjye. Iyo nkuru nuko ikomeza, ariko ubwo tuvuga abamarayika bo rwose nta gusobanuza nta no kubaza, bari bubamye rwose babirangije. Shitani hari abo njya numva bavuga ngo Imana ngo yaraje, ngo isanga ngo Shitani ngo yicaye ngo mu ntebe yayo, ngo nuko ngo irayivuma ngo iyohereza ku butaka. Ese ikibazo nibaza, Imana yari yahagurutse ku ntebe yayo igiye hehe? Kitarya ngo wenda tuvuge ko yaba yari yagiye kuri resitora, kandi kitihagarika ngo tuvuge ko yari yagiye ku bwiherero. Ibyo ubitekereje cyane wanabicumuriramo. Imana ihora ku ntebe yayo ndetse y'inyembabazi rwose, ntigiye ivaho, kuko bivugwa ko iramutse inayivuyeho isi yose rwose abantu bose barindimuka. Nuko Shitani yanga kubamira ikiremwa cy'Imana nk'uko Imana yari yibitegetse. Shitani Imana yica mu ijuru, irayibwira iti wowe ntabwo uri uwo kubana nanjye mu ijuru. Ariko ngo Shitani itaramanuka ngo ive mu ijuru, yasabye Imana ibintu bitatu. Imana iti ndabiguha, usibe roho y'uyu muntu, kuko roho ye yo ni iyanjye, ntabwo nshobora kuyiguha. Nuko Shitani iti nyagasani Imana, ndagusaba yuko nzamanukana n'iki kiremwa kandi nkajya nkibamo nk'uko amaraso akibamo. Nuko Imana yabwiye ati ndabiguhaye, ujye ukibamo nk'uko amaraso akibamo. Shitani irongera iti ndagusaba ko nzamanukana nacyo tukajyana ku isi. Imana iti ndabiguhaye, nabyo rwose bizabe. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma Shitani yasabye Imana, yaribwiye ati ndagusaba yuko nzajya nyongoshyushya nkagishuka ibizashoboka byose, ndetse ikizankurikira kigatana umurongo wawe, tukazajyana mu muriro rwose, sinkeneye kuzawubamo njyenyine ngo mbure abambari. Imana nayo iti nta kiremwa kizagukurikira rwose, ntibishoboka. Ariko niba ari ibyo ushaka nabyo ndabiguhaye, ikizagukurikira muzibanire muri uwo muriro, ukaba umuriro ukaze cyane, umuriro nawo rwose ufite amakagashyo, ufite amakare ntakumva. Iby'uyu muriro nabyo tuzabigarukaho, tumenye amateka yawo, tumenye n'abamarayika bawurinze, tumenye n'uburyo ki umuntu yazawirinda akaba yanawucika. Nuko igihe kizagere, ndetse ni inkuru ndende mudashobora kuba wenda mwakumva aka kanya ngo irangire, keretse ari twiciyemo ama episode. Nuko igihe kizagere Shitani aze asanga Adamu na Eva mu busitani, abashuke aboshye, paka igihe Eva ariye ku rubuto akajya no kubitoza umugabo we nawe akaryaho. Birangira Imana ivuga iti mwebwe ntabwo ijuru mwaribamo ngo bikunde. Birangira Shitani ibaye muri bo, ndetse bamanukana nabo ku butaka, bisekura hano ku isi rwose. Niyo nkomoko ya Adamu na Eva. Ubwo rero bikavugwa ko Shitani, Rusofero, Shayitani, Ibirisi ndetse n'andi mazina sekibi nk'uko mujya rwose muyumva, yibera mu kiremwa muntu nk'uko yabisabye Imana. Erega buriya turabana kurusha uko amaraso adutembamo. Niyo mpamvu
shitani yagushuka udashobora kuba wamubona ngo umuboneshe amaso yawe, mu gihe kera bwo byajyaga bikunda, iyo yazaga kugushuka waramubonaga, none ubu ngatubamo, ngayo nguko niyo nkuru nuko igenze. Ariko niba wayikunze waduha ka kantu kameze gutya k'agakumwe kareba hejuru, ndetse ukaduha igitekerezo, ukaduha n'inyunganizi, ndetse niba wumva unyuzwe n'ibiganiro byacu wanakora subscribe niba utarayikoze, ukanakora share n'abandi bantu bakatumenya. Uyu ni Omar, Mr Omar nk'ibisanzwe. Iyi ni Omar TV show. Ibiganiro kuri Omar TV show nakagaruka, udusabe ingingo wifuza ko tuzavugaho ubutaha mu byo twavuze ko twababwiraho, ndetse ibiganiro tubategurira byo ni ubudasa bukomeje kwiyongera. Murakoze cyane. Bye.